guhangayitse, sinzi ikigukuye umutima, ariko wumva aya magambo, uko Imana yakoranye na Gideyoni niko izakorana nawe. Ikirimo kukugora, ikirimo kuguteza ibihombo, ikirimo kukubuza kujya imbere, uyu munsi niwo munsi wo kugenda nka Gideyoni ukavuga ngo ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose nzabinesha, ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose bizashoboka, ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose izabitunganya. Wibuke Gideyoni mu rugamba n'Abamidiyani, wibuke irobe rya Sayiri rikubitiyemo ariko ibirindura, wibuke ngo imbaraga Imana irimo irakubwira ngo ugende uko izo mbaraga zawe zingana, ubwiriza ubutumwa, genda uko izo mbaraga zawe zingana, usengera abantu, genda uko izo mbaraga zawe zingana, wizere Imana, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Imana izagukemurira ibibazo kuko urugamba ni urw'Uwiteka. Dusenga Imana. Sinzi Abamidiyani bakuri imbere, sinzi ibikunanije muri iyi minsi, sinzi ibyo urimo gusengera, sinzi ibigukuye umutima, sinzi ibikwihebesheje, ariko kimwe icyo ugomba kumenya, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe muri majority, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe byose bizanesheka, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe byose izabigutunganiriza. Dusenga Imana. Hari abantu benshi bajya badukurikira bakajya mu bintu by'Imana, ati nabonye Grand Frère abigiyemo nanjye njyamo, ati mama yarasengaga nanjye naramukurikiye, abandi bagiye bakurikiye inshuti zabo, ariko nta commitment, nta bwitange, nta mbaraga. Aravuga ati babwira abanyabwoba bose bitahire. Ntabwo Imana ikirisha umubare munini, Imana ifite ubushobozi bwo gukirisha abantu bakeya. Ntuzakangwe nuko abantu bagabanutse, ntuzakangwe nuko abantu ari bakeya. Nko muri no minsi ya coronavirus abantu barakubwira ngo abantu ntibakiza mu rusengero, ngo ndetse n'ibinarangira benshi ntibazagaruka. Njye mbwira abantu nibyo ntibizagukanye. Imana ifite ubushobozi bwo kubagarura, kandi abatazagaruka Imana izakoresha abasigaye, abo tuzongera tubabwiriza ubutumwa bakizwe bongere bagaruke, kuko ubwo uzaba yaraguye tuzamubyutsa, kuko Imana ntikenera abantu benshi kugira ngo ikore umurimo wayo. Ngo muri ba bantu 32,000 yari afite, ngo 22,000 bizinga bagage baritahira. Gideyoni ubwoba burongeye burazamutse, Imana irabareba ati naba ngabo usigaranye 10,000 baracyari benshi, banjyanire ku mugezi nongere mbakurobanurire. Ngo baragenda bajya ku mugezi, bamwe bakubita amavi mu mazi banywesha umunwa, abandi banywa bahagaze banywesha amashyi. Abantu benshi ntabwo bajya basobanukirwa impamvu Imana yatoranije bariya banywesheje amashyi, ngo banywesheje amashyi. Iyo witegereje neza position bariya abantu bafashe banywa amazi, uhita wumva icyo bivuga mu murimo w'Imana. Hari abantu bagenda ukakubwira ngo aba bantu ni indangare ntibazi ibyo barimo. Wabonye umuntu ujya ku rugamba agashinga amavi mu mazi, azi ko aduye ari ku musozi hejuru, aho urudutse akamanuka, ntabwo azashobora guhaguruka kuko yashinze umutwe mu mazi, icyo azakora no kwidumburamo agacubira. Imana iravuga ngo bariya banyoye bahagaze, bari alert, bareba aho aduye ashobora guturuka, bakanywesha amashyi, bari butoranya, ngo hasigara abantu 300. Gideyoni none ibyo biba birarangiye. Nari ifite abantu 32,000, none Imana urabirukanye aba bantu 300. Kandi wumve, iyo bakubwira neza uko byari bimeze, barakubwira ngo aba Bamidiyani ngo bari bazimagije umubande, ngo ku buryo banganaga n'umusenyi wo ku nyanja. Imana imusigira abantu 300 bonyine. Haleluya. Kuko Imana yacu hari icyo irimo kumwigisha, kandi muri iyi nkuru ya Gideyoni hari icyo Imana irimo kutwigisha mwene data. Ntabwo Imana izagukirisha ubw'ubutunzi bwawe, ntabwo Imana izagukirisha ubuhanga bwawe, ntabwo Imana ni nacyo kibazo abantu benshi bafite ku gakiza. Iyo agakiza kaba kagurwa amafaranga menshi, ku buryo gatandukanye abakire n'abakene, bakajya bakubwira ngo ufite amafaranga menshi niwe uzabona kariya gakiza, kandi nabona kariya gakiza ijuru rizaba ari irye. Aba bantu benshi baba baraguze agakiza, bakajya batunga iby'isi bagatunga n'ijuru, bafiteyo reserve. Akavuga ngo yewe mfite intebe yanjye mu ijuru, nayiguza amafaranga, ni garanti. Ariko ko Imana yagize agakiza kakaba kubuntu, abantu benshi baragakerenza, kuko abantu bakunda ibyo baruhiye, bakunda ibyo bavunikiye, bakunda ibibahesha imbaraga. Abantu benshi bakunda gusengera mu nsengero nini cyane kubera ko bagiramo bakacamo, ntibagire icyo basabwa. Iyo abantu batangiye gukora imirimo, abantu benshi bakunda kwihisha inyuma y'abandi, hanyuma bakazaza byuzuye byararangiye. Hanyuma nawe akajyamo akavuga ati kandi buriya nanjye twarakoze sha, twarakoze, buriya twaravunitse. Mujya mwibuka mu gihe cya Nehemiya, mu gihe cya Nehemiya baratubwira ngo imfura z'Itekowa ngo ntabwo zitabiraga umurimo, ariko bagiye gutaha inkike bazirangije, ngo abantu b'imfura bafata imyanya ya mbere mu gisharagati,
aho bubatse amahema imfura ziza zambaye neza, bati iyi mirimo ibi nibyo twagezeho. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko na Gidiyoni Imana iramubwira ngo urasigarana abantu 300, ati ko kwa Midiyani ari benshi, ati se nari nakurangiza, ati ahubwo kugira ngo nkwereke uko bigenda, manuka ujye mu nkambi y'Abamidiyani. Manuka ujye mu nkambi y'Abamidiyani. Umva reinforcement asigaranye n'abantu 300 gusa asize ku musozi. Imana iramubwira ngo ngiye kukwereka yuko uru rugamba atari urwawe, uru rugamba ari urwanjye. Genda umanuke ujye mu nkambi y'Abamidiyani. Aha rero niho ugiye kubona uko Imana ikora. Reba mu Bacamanza aho ngaho mu gice cya 7 umurongo w'9 ngo ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati haguruka umanuke ujye mu rugero rwabo kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, urabona Imana ndakubona rwose uracyafite ubwoba, nubwo nakubwiye ko ndi kumwe na uracyafite ubwoba, wansabye ibimenyetso ndabiguha ariko uracyafite ubwoba. Niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga uhere ko ugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige n'ingamuye zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gidiyoni yagezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye, narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigarama. Umva izi nzozi ubundi ari gihe uje ukazindotorera ukamubwira uti pastor naraye ndose ndota irindazi riza risanga ihema mu mbuga y'urusengero, ryikubita kuri iryo hema, ihema riribirindura rireba hejuru. Nakubwira n'ibyo ari byose ushobora kuba waryamye utariye ukaba wari ushonje, kuko umuntu ararota karoti irindazi riza rigakubita ihema mu gisobanuro cyaryo. Ariko ikintu gitangaje, uwo mugenzi we ngo aramusubiza ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gidiyoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisirayeli, Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zose. Irobe ryikubise ku ihema rihindutse riti inkota ya Gidiyoni. Noneho ngo Gidiyoni abyumvise aravuga ati kabisa izi nzozi zivuye ku Uwiteka. Irobe ryakubise ihema rikibirindura. Umva umuntu ateye irindazi rigahirika inzu, haba harimo ikintu gikomeye cyane. Ariko ni ikigereranyo gikomeye cyane, niko Gidiyoni yibonaga nk'irindazi kandi agiye kurwana n'amahema y'Abamidiyani. Imana iramubwira ngo nubwo wibona woroshye nk'irindazi, nk'irobe rya sayiri, urabizi ubundi irobe bari guteye nta nubwo ryaguteza ibibazo, ahubwo wategereza ko ryikubita hasi ukarisama, ahasigaye ugashira inzara. Irobe ry'umutsima, uwagutera irobe ry'umutsima rikakubabaza kereka wenda uritewe na Goliyati, ariko ubundi irobe ry'umutsima ntacyo ryagutwara. Irobe rya sayiri rikubita ihema, ni igishushanyo gikomeye cyane. Gidiyoni ni umunyentege nke, Gidiyoni ni umunyembaraga nke, Gidiyoni ni umunyabwoba. Ariko Imana iramubwira ngo umva Gidiyoni, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Nubwo wibona nk'irobe rya sayiri imbere y'ihema ry'Abamidiyani, ariko ndaguha imbaraga. Noneho ngo Gidiyoni yumvise uburyo basobanuye izo nzozi, aravuga ati yes. Ngo noneho abwira umugaragu we ngo nuko Gidiyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana. Ngando z'Abisirayeli arababwira ati nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Noneho bimuteye imbaraga, noneho yumvise bishoboka, noneho yumvise biri bukoreke. Ngo avuze ikondera, ngo arababwira ngo bari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa bashyiramo urumuri. Umva intwaro bagiye kurwanisha. Intwaro zigiye kurwana n'abantu bafashe ikibindi kirimo ubusa bashyizemo buji, barangije baragiye batwaye n'ikondera. Nta inkota z'ubwo bazirekeye ku rwubati, bafashe ikondera mu kuboko kw'iburyo, batwaye imuri mu kuboko kw'ibumoso. Arababwira ati nimumara kugera mu nkambi, nimubona nkubise hasi ikibindi mukabona buji yanjye nyijunguje, namwe mumene ibibindi muzunguze buji. Hanyuma byarangiye urugamba rwatsinzwe na buji n'amakondera, batarwanye n'Abamidiyani, kuko rwari urugamba rw'Uwiteka, rwari urugamba Imana igiye kurwana. Umva bene data mbabwire, uko Imana yafashije Gidiyoni ikamuvana mu bwoba. Niba ugira ubwoba bwo kubwiriza, menya yuko atari mu mbaraga zawe. Niba ugira ubwoba bwo kuvuga imbere y'abantu, menya ko atari mu mbaraga zawe. Niba ugira ubwoba bwo gusenga, menya ko atari amagambo yawe Imana yumva umutima uyihamagara. Senga Imana
kandi wizere ko ibiguteye ubwoba Imana ishobora kubikemura kuko urugamba ni urw'Uwiteka. Urugamba rw'Abamidiyani ntabwo rwarwanywe na Gideyoni. Icyo Gideyoni yakoze gusa ni ukumvira Imana, intambwe ku ntambwe, iby'imubwiye akabikora, intambwe ku ntambwe, iby'imubwiye akabikora, intambwe ku ntambwe, iby'imubwiye akabikora. Hanyuma havamo gutsinda gukomeye cyane hejuru ya buji n'amakondera. Umva mwene data, sinzi ikiguteye ubwoba uyu munsi, sinzi ikiguhangayitse, sinzi ikigukuye umutima, ariko wumva aya magambo. Uko Imana yakoranye na Gideyoni niko izakorana nawe. Ikirimo kukugora, ikirimo kuguteza ibihombo, ikirimo kukubuza kujya imbere, uyu munsi niwo munsi wo kugenda nka Gideyoni ukavuga ngo ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose nzabinesha. Ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose bizashoboka. Ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose izabitunganya. Wibuke Gideyoni mu rugamba n'Abamidiyani, wibuke irobe rya Sayiri rikubitiyemo ariko ibirindura, wibuke ngo imbaraga Imana irimo irakubwira ngo ugende uko izo mbaraga zawe zingana, ubwirize ubutumwa, genda uko izo mbaraga zawe zingana, usengera abantu, genda uko izo mbaraga zawe zingana, wizere Imana, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Imana izagukemurira ibibazo kuko urugamba ni urw'Uwiteka. Dusenga Imana. Sinzi Abamidiyani bakuri imbere, sinzi ibikunanije muri iyi minsi, sinzi ibyo urimo gusengera, sinzi ibigukuye umutima, sinzi ibikwihebesheje, ariko kimwe icyo ugomba kumenya, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe muri majority, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe byose bizanesheka, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe byose izabigutunganiriza. Dusenga Imana. Nari kuyita uruganda rw'ibihangange kuko uyu muntu tugiye kwiga uyu munsi nta nubwo ari gutekereza yuko Imana yari kumwandika muri rwa rutonde rw'intwari zo kwizera dusanga mu Baheburayo igice cya 11. Ariko nusoma neza uzasanga yuko uwo tugiye kwiga uyu munsi Gideyoni nawe bamuvugamo, izina rye rigaragaramo, bivuga ngo Imana yamubaze mu bantu b'intwari kandi mu ntwari zo kwizera. Ni byiza rero kuganira kuri Gideyoni kubera yuko abantu benshi, ikibazo Gideyoni yari afite kigirwa n'abantu benshi, kizahora kigirwa n'abantu benshi, kuko nusoma muri Bibiliya uzasanga iki kintu tugiye kwiga agihuriraho n'abantu benshi, ndetse n'uno munsi akaba afite barumuna be benshi nabo bafite icyo kibazo. Murabizi ubwo Abisirayeli bari bavuye mu gihugu cya Egiputa, bamaze kugera mu gihugu cy'amasezerano, bayoboye na Yosuwa, ariko Bibiliya tubwira ngo Yosuwa amaze gupfa ngo nabo mu gihe cye, ngo Abisirayeli ngo nta mwami bari bafite, ngo buri muntu wese yabigenzaga uko abyumva. Bigaragara ngo icyo gihe abantu bagiye mu kajagari, batakaza icyerekezo, ariko ikibabaje nuko no gusenga Imana no kubaha Imana no kugendera amategeko n'amateka y'Imana nabyo byacogoye. Kandi Imana yari yabahaye isezerano, irababwira ngo nibageze mu gihugu cy'amasezerano, mukava mu masezerano mukagenda mugakorera izindi mana, nzajya mbateza ibihano. Rangira avuga ati nzabanza mbateza inzara, nimwanga nzabateza intambara, nimwanga ndetse nzabajyana mu bunyagano kugira ngo mugaruke mu nzira. Aha rero mu gihe cya Gideyoni Abayisirayeli bari bari muri icyo gihe nyine cy'abacamanza, aho bagendaga bagwa, batakira Imana ikabahagurukiriza umuntu akaza akabarokora, bamara imyaka nka 40 bakongera bakagwa, bakongera bagatakira Imana igahagurutsa undi muntu. Ahangaha Imana yahagurukije Gideyoni kubera yuko Abayisirayeli bari bari mu kibazo gikomeye cyane, bateruzwaga n'Abamidiyani. Ubundi urebye neza Abamidiyani babatezaga ikibazo, ntibagombaga kubateza ikibazo, kuko ubundi Abamidiyani n'Abamaleki, Abamaleki bakomokaga kuri Edomu ariwe Esawu. Abamidiyani bo bari n'abavandimwe babo direct, kuko bakomokaga kuri Aburahamu ku mugore we witwa Ketura, we yarongoye ubwo Sara yari amaze gupfa. Abamidiyani rero nibo bazaga kubateza ibibazo. Ubundi nureba muri Bibiliya uzasanga Abamowabu n'Abamoni n'Abamidiyani Imana yaravuze ngo bariya ndetse n'Abedomu ngo ntimuzakore ku butaka bwabo kuko ni bene wanyu. Ariko hano Abamidiyani baranga, kuko bo nta n'amasezerano ngira ngo barafitanye n'Imana, baraza batera Abayisirayeli ku butaka bwabo. Ngira ngo iki ni ikintu gikunze kubaho, abantu bamwe ushobora kuvuga uti abantu b'abavandimwe nk'abo ngabo kuko ari bo bateza abandi bavandimwe ibibazo, ariko bimwe mu bibazo uzagira mu buzima uzabitezwa n'abavandimwe. Zimwe mu ngorane uzahura nazo mu buzima uzazitezwa na bene data mu itorero. Zimwe mu ngorane, mu bigeragezo, mu bishuko uzahura nabyo uzabitezwa n'inshuti zawe magara. Icyo ni ibintu bisanzwe mu bantu. Na hano rero tubona mu gihe cya Gideyoni abangaba Abayisirayeli bari bafite ibibazo, ariko batezwaga na bene wabo
b'Abamidiyani. Sinzi muri kino gihe Abamidiyani bawe bari bo, sinzi ibiguteye ubwoba, sinzi ibiguhangayitse, sinzi ibikugoye, ariko nimwumve ibyo Abamidiyani bajyaga bakorera aba Bayisiraheli. Baratubwira mu gice cya 6 cy'Abacamanza, niho tugiye gutangirira duhereye ku murongo wa mbere. Baratubwira ngo Abayisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza, ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani. Iki ngiki nicyo kibazo. Abamidiyani barazamukaga ngo Abisirayeli iyo bamaraga guhinga imyaka yeze, Abamidiyani baravuga ati ibyo ari byo byose, ubu ngubu ubw'imyaka y'Abisirayeli yeze, nimureke tuzamuke n'ingamiya zacu n'inka zacu. Inka zo ntibirukaga banazizana kubera ko batwaraga iz'Abisirayeli basangagayo. Noneho bakaragira ya myaka yose, ingamiya zamara kuyirya n'intama bamaze kuzifata n'inka bagasubira iwabo. Noneho ngo Abayisirayeli bariheba. Iki ni igishushanyo gikomeye cyane cy'ubuzima bw'abantu benshi. Ntabwo nzi ibikwihebesheje, ntabwo nzi ibikugoye, ntabwo nzi ibigukangisha, ntabwo nzi ibigutera ibihombo, ariko buri muntu agira Abamidiyani be. Wenda nawe urimo kumva ubutumwa ufite ibintu bikwihebesheje, umeze nka bariya Bayisirayeli, kuko Abamidiyani bamaze ibyabo. Bamwe batezwa ibihombo n'ibyaha byabo, abandi batezwa ibihombo n'abantu, abandi batezwa ibihombo n'abavandimwe, abandi batezwa ibihombo n'imikorere cyangwa n'ibihe tugezemo. Ariko iteka ryose usanga abantu bafite ikintu kirimo kubateza ikibazo. Hano rero ikibazo cy'Abayisirayeli bari Abamidiyani, kandi umuti babonye ari nawo muti natwe twagombye gufata, ngo babonye barembejwe n'Abamidiyani, ngo Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, bahera ko batakambira Uwiteka. Umurongo wa 7 baratubwira ngo icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani, Uwiteka watumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze itya ngo, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamoni bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Iteka ryose iyo Imana igiye kugukemurira ibibazo, ibanza kukubwira impamvu zabyo. Irababwira ngo umva, impamvu ibibazo byababayeho nuko twasezeranye isezerano, mbabwira ko mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, nkura imbere yanyu abanzi banyu, ariko aho kugira ngo munyumvire, mwanga kunyumvira, ibi byago bibazaho. Ngira ngo kenshi ikibazo abantu bajya bagira, ntabwo bajya batekereza ngo basubize amaso inyuma bibaze ngo ariko muri ibi bibazo ndimo kunyuramo, muri izi ngorane ndimo kunyuramo, muri izi ntambara ndimo kunyuramo, nta ruhare rwanjye rwabayemo. Ingo nyinshi iyo zirimo gusenyuka, usanga umugabo n'umugore babifitemo uruhare, ariko uje kukubwira akubwira nkawe nta ruhare yagizemo. Rimwe na rimwe ndetse ibibazo bitubaho biva mu byaha byacu, ariko wabaza umuntu akakubwira ati nagize ingorane, ariko wakwitegereza ingorane yagize ugasanga harimo n'ibyaha bye. Imana yabanje kubasobanurira icyabateje ibyago, ndetse urebye nta nubwo yabwiye ngo ngiye kubatabara, imera nk'ibihoreye. Yabatumyeho umuhanuzi, araza aravuga ati Imana iravuze ngo dore icyatumye Abamidiyani baza bakabateza ibibazo. Imana yabakuye muri Egiputa ibazana mu gihugu, musezerana amasezerano, ariko ntimwayubahirije. Ariko Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Rimwe na rimwe niyo igaragaye nk'aho itagiye gukora ikintu, ibirimo kugutegurira uko izabigenza. Ariko noneho igisubizo yahaye aba bantu, nawe ubwawe wari kukibazaho, kuko uyu muntu tugiye kwiga, navuga ngo Imana yamusanze aho utatekereza, imuha izina nawe atatekerezaga. Kuko urebye Gideyoni uyu nguyu tugiye kwigaho, ubundi aho Imana yamusanze ntabwo ariho wasanga umuntu w'intwari. Aho Imana yamusanze ntabwo ariho wasanga umuntu watekerezaho ko azaba umutabazi w'abantu. Umva uko bamutubwira, haratubwira ngo Gideyoni, marayika w'Uwiteka, umurongo wa 11, araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri.
umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we ugira n'ubutwari. Umva, umuntu agusanze urimo gusekura ingano mu muvuri, akagenda akagusanga uri mu rwina ariho urimo gusekurira ingano ari naho uzihunitse, akakubwira ngo uri intwari, ngo uri umunyembaraga, ngo uri igitangaza, nawe wakwishidikanya. Ntabwo ariho twatekereza ko umuntu w'intwari yari kuba ari. Ntabwo yari kuba ari mu muvure ariho arimo gusekurira ingano ngo Imana imutekerezeho ko ari intwari. Cyane cyane ko nawe ubwe niwumva uko yivuga, wumva ko rwose ubutwari bwe nta gahunda bwari bufite. Ariko nk'abandi bose Imana imubwiye ko ari intwari, Imana imubwiye ko ashobora kuba igisubizo, ahubwo ikintu cya mbere yabanje gukora, yabanje kubwira Imana ngo ariko se Mana, ibyo urimo kumbwira ni ibiki? Umurongo wa 13 baratubwira ngo Gideyoni aramusubiza ati Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibi byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza iri he iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamidiyani. Imana iramubwira ibyo gutabara, akayibutsa ko ari we yabateje ibibazo. Kandi muzabibona n'abantu benshi nuko bajya babigenza, ukamubwira uti Imana iragukunda ngo itankunda se, ngo ntubone ibyo yanteje. Imana iramubwira ngo uri umunyembaraga ushobora gukiza ubu bwoko, ati nabukiza nyine za mbaraga se batubwira basogokuruza bagiraga waradutereranye, none uratubwira ngo Imana iri kumwe nanjye. Ariko marayika aramwihorera ngo nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko ya Midiyani, si jye ugutumye? Intwari ititekerezaho ubutwari, intwari Imana isanze ahadatekerezwa, intwari Imana ibwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, akavuga ngo imbaraga uvuga ziri hehe? Kuko n'igisubizo Gideyoni yashubije kikwereka yuko ntabwo yari yiteguye guhaguruka ngo agende. Yahise abwira Imana aravuga ngo, Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Urumva, hano amuhaye impamvu eshatu zisobanura yuko rwose Imana yibeshya urugendo, yakomanze ku muryango utari wo, yahamagaye izina ritari ryo. Kandi ngira ngo abantu benshi nuko bajya bamera, hari ubwo Imana ikubwira, hari ubwo Imana ikuvugaho ikintu, hari ubwo Imana igutekereza ukundi, ariko wowe ukitekereza uko witekereje, ukumva uvuga ngo umva Mana, ugomba kuba wibeshye uwo wahamagaye. Icyambere arabwira ngo umva jyewe nkomoka mu muryango wa Manase, kandi urabizi mu muryango wa Manase twebwe buriya abantu benshi nimusoma Bibiliya neza muzabibona impamvu Gideyoni yari afite ikibazo cy'umuryango akomokamo. Manase na Efurayimu bari aba Yozefu, barabyawe na Asinati w'umunyegiputakazi, ku buryo Abayisirayeli bari bafiteho ikibazo. Muribuka Mose abavanye muri Egiputa, ikintu mushiki we Miriyamu na Aroni bamukeresheje, bamunenze, baravuga ngo n'ubundi ngo yarongoye n'umugore w'umunyetiyopiyakazi, yarongoye umugore w'umunyamahangakazi. Aba Bamanase rero nabo bari baravutse ku munyegiputakazi, ba bandi babakolonije, ba bandi babakinagaje. Uyu nguyu Manase na Efurayimu bari baravutse ku buryo Abayisirayeli baravuga ngo ubundi yo sogokuru atabashyiramo. Niyo mpamvu Yakobo Imana yamukoreyemo, aratekereza aravuga ati aba bana Yozefu yabyariye muri Egiputa ntabwo bazakirwa mu bwoko bwa Isirayeli, ntabwo bazakirwa ngo bahabwe umugabane, ngo abarambikaho ibiganza aravuga ngo Manase na Efurayimu bazaba banjye, abinjiza mu bwoko bwa Isirayeli, ariko ari nk'agahato. Ariko bene wabo ntabwo babibonagamo cyane. Noneho Imana igiye gutoranya number 1, itoranya Gideyoni wo mu Bamanase. Arabati se urantekereza jyewe wo mu Bamanase, urantekereza jyewe w'imvange? Abantu b'imvange bahora bagira ibibazo, nino zirabigira. Urantekereza jyewe w'imvange wo kwa Manase, ariko noneho si nicyo cyonyine avuga ngo kandi n'umuryango wacu turaboroheje muri abo Bamanase. Mbese mvuka mu muryango woroheje, turaboroheje mu muryango woroheje, kandi nanjye ubwanjye ndi umuhererezi mu nzu ya data. Mu yandi magambo yo ngo ndi uworohereje mu muryango w'iwacu, n'umuryango w'iwacu ni uworoheje mu muryango wa Manase, kandi na Manase ni uworoheje mu muryango ya Isirayeli. Ndi ntwari iki yajya gutabara abantu igakora ibitangaza?
ni intwari ki wakoresha nkagira imbaraga muri Isirayeli bakanankurikira? Hari abantu benshi uyu munsi ndagira ngo mubitekerezeho. Iyi nyigisho nayitoranije kuko naje gusanga igihome cy'ubwoba, igihome cyo kwisuzugura, igihome cyo kumva nta kimana yagukoresha kiboshya abantu benshi. Bimwe mu bintu bibuza abantu kugera ku ntego z'ubuzima bwabo, bimwe mu bintu bibuza abantu kugera ku ntego z'Imana ku buzima bwabo, bimwe mu bintu bibuza abantu kugera gukorera Imana, bakabwiriza, bagahanura, bagakora n'ibindi, habamo ikintu cyitwa ubwoba. Ubwoba bukagufata umunwa, ubwoba bukagufata ururimi, ubwoba bukagufata umutima, ukumva nta kimana yagukoresha. Ndetse Satani akajya kubwira ati nkawe Imana yagukoresha ute? Uzaho uvuka wewe wari n'ikinyandaro, nyoko nta nubwo yakubwiye so. Wowe uzaho uvuka iwanyu bari abakene, wowe uzaho uvuka iwanyu bari ibini. Ugasanga iteka ryose Satani agucunaguza aho ukomoka, noneho ugasanga wisuzugura ngo ntushobora gukorera Imana. Ariko hano Imana ifata Gideyoni kugira ngo ikoze isoni, kugira ngo ikureho, kugira ngo yemeze abantu yuko ishobora gukoresha uwo ishaka gukoresha wese, kandi musanze naho utatekerezaga. Kuko kubona Gideyoni yari ari ahantu yihishe arimo gusekurira ingano mu muvure, Imana ikaza ikamureba ikavuga ngo we Gideyoni uri intwari mu maso y'Imana. Nubwo we wisuzugura, nubwo we wigaya, nubwo we wipfobya, nubwo wisubiza hasi, ariko mu maso y'Imana ikubonamo ubutwari. Kandi iki cyatumaga Imana imubonamo ubutwari nuko yibukaga iby'Imana yakoze, nuko yajyaga yibuka akavuga ngo ubundi kera twari ubwoko bw'intwari, hari ibyo basogokuruza batubwiye, ariko ntabwo turimo kubibonesha amaso. Za mbaraga zagiye hehe? Hari abantu bahora bazi Imana, umuntu bazi Imana ngo ariko Mana ko wakoreshaga ba Paulo, ariko Mana ko wakoresheje ba Petero, ariko Mana ko wakoresheje ba Mose, ariko Mana ko wakoresheje ba Dawidi. Muri ino minsi za mbaraga zagiye hehe? Umuntu ufite uwo mutima Imana iramukunda. Biba byerekana ngo yibuka amateka ya kera, akibuka imbaraga za kera, akibuka ibitangaza bya kera, akifuza kubibona. Kuko Imana iki ikeneye ntabwo ikeneye abanyembaraga, kuko imbaraga irazifite zihagije. Imana iki ikeneye ntabwo ikeneye abanyabwenge, ubwenge irabufite buhagije. Imana iki ikeneye ntabwo ari abatunzi, ubutunzi irabufite buhagije. Iki ikeneye ni abantu bemera yuko badashoboye, hanyuma yo ikabakoresha. Mwene data, wenda ujya wisuzugura, wenda ujya wumva Imana itagukoresha, wenda ujya wumva utabwiriza, wenda ujya wumva utahanura kandi wumva, wenda ujya wumva utavuga mu ndimi kuko ndabizi abantu benshi barabitinya, wenda ujya wumva utahaguruka mu bandi ngo korera Imana. Haguruka uyu munsi, kuko na Gideyoni yarahagurutse. Haleluya. Kandi Imana igiye kukuvura indwara y'ubwoba, ikohereza ahasaba ubutwari. Tugiye kureba urugendo Imana yakoresheje Gideyoni kugira ngo ishobore kumukoresha, kandi ni narwo yakoresheje n'abandi bose. Muribuka Imana ihamagara Yeremiya, yarabwira ngo ariko Mana ubyitondemo, wibeshya imyaka yanjye, ntundebe igihagararo, ubugenda cyari umwana. Imana iramubwira ngo ibyo by'ubwana ubyihorere, kuko nakumenye utari wavuka, nkuremera kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. None haguruka, kuko nzakomeza agahanga kawe kamere nk'isarabwayi, kandi aho nzagutuma hose uzajyayo, kandi uzakora ibyo nakubwiye. Muribuka Mose yahagaze imbere y'Imana aribwira ngo umva Mana wibeshya ubutuma, ngo giye urabizi neza ngo ururimi rwanjye ngo ruradedemanga, ngo amagambo ngo aza kururuka. Imana iramubwira ngo ariko se Mose urenda kunyibutsa, urambwira nkaho ntakuzi? Sijye wakuremye? Ninde sure mu rurimi? Ninde sure mu magambo? Noneho Mose ageze arabwira ngo erega Mana nakubwiye ngo ubundi rwaro rwitwazo natangaga tumushaka gutuma. Imana iramubwira ngo ushaka gutuma ni wowe, haguruka ugende, ngo yikongereze uburakari bw'Uwiteka. Kuko kenshi ubwoba bwacu buradufata bukatubuza gukorera Imana, ubwoba bwacu buradufata bukabutubuza guhaguruka, ariko Imana ikavuga ngo haguruka, nzaba ndi kumwe nawe. Umuti uvura indwara, Imana irakubwira ngo ugende uko izo mbaraga zawe zingana, nge nzaba ndi kumwe nawe. Wenda nawe mwene data turimo kumva ubutumwa, ujye ugira ubwoba bukubuza gukorera Imana, ujye ugira ubwoba bukubuza guhaguruka, ujye ugira ubwoba bukubuza kuvuga, utangira kuvuga ukabira icyuya, utangira kuvuga ukumva icyuya kiramanuka mu maha. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, haguruka ukorera Imana. Imana irakubwira ngo nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Kuko hari ibihome Imana igomba gusenya. Niba ububyutse buzaba, izahagurutsa abantu b'uburyo bwose, mu mpano zose, kandi ikintu kibuza abantu gukorera Imana ni ubwoba bwabo. Ngo jye sinashobora gusenga imbere y'abantu, ngo jye sinashobora kubwiriza imbere y'abantu, ngo jye sinashobora kuvuga imbere y'abantu, ngo jye sinashobora. Imana ikakubwira ngo jyewe haguruka, nzagushoboza. Kuko iteka ryose
Imana ihamagara abantu yarangiza ikabashoboza. Tega amatwi ijwi ry'Imana, niguhamagara ntuzatinye, niyo izagushoboza, niyo izagukoresha. Nikubwira gusengera abantu ujye ubasengera, nikubwira kubwiriza ujye ubwiriza, ibindi Imana izabyikorera kuko niyo yaguhamagaye. Genda uko izo mbaraga zawe zingana. Haleluya. Ngira ngo mujya mwumva, abajya bumva radio, njya nkunda uwo mugani kubera ko ni igishushanyo cyiza cyane. Sinzi niba mwarumvise umugani wa Bwoba. Hari umugabo witwaga Bwoba, ariko ubwo ni ya migani nyine tujye duca. Agahura na ya mbogo yurira igiti. Aragenda yuriye igiti, imbogo irazihagarara munsi y'igiti. Uko yakagize ubwoba, uko yagatigise, amanuka mu giti agwa ku mugongo wa ya mbogo. Imbogo ku mugongo ibishyize bugeri rirukanse. Bagiye kubona ngiye imbogo iratungutse, babona Bwoba yicaye ku mugongo, yafashe yakomeje, bati Bwoba arayizanye. Imbogo bayitera amacumu, imbogo irapfa, ariko Bwoba baramugororera nk'intwari, ariko ubundi yari umunyabwoba. N'uyu Gideyoni, Imana yamubwiye ngo Gideyoni, ngiye kukuvura ubwoba bwawe, kandi nibirangiza ikibazo cyari kiriho uraza kugikemura. Icyambere Imana yamukoreye, yaramubwiye ngo intambwe ya mbere yo gukira ubwoba bwawe, banza ugende usenye ikigirwamana so yubakiye. Genda usenye ikigirwamana so yubakiye, ngo nurangiza usenye igicaniro cya Bayali n'icya Ashera, nurangiza ufata imfizi so yatambiye icyo kigirwamana uyitambira Uwiteka. Wari umurimo ukomeye cyane. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya, wene n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Arabikoze. Iteka ryose Imana nijya kugukoresha, izabanza gusaba gusenya ibigirwamana biri mu buzima bwawe. Izabanza kugusaba gusenya ibigirwamana byose birahuri, kuko ntabwo uzakorera Imana wubakiye ibigirwamana. Ntabwo uzashira ubwoba Imana idakorana nawe. Yaramubwiye ngo niba ushaka ko nkorana namwe, niba ngiye kubohora ubu bwoko, banza usenyere ibigirwamana mwubakiye. Niba ucyubakiye mu buzima bwawe. Ariko Gideyoni yarumviye, nubwo yahindaga umushitsi kuko yari umunyabwoba, aragenda asenya igicaniro. Ngo bukeye bwaho muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bayali gisandaye na Ashera hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Ninde watinyutse gusenyera ibigirwamana? Kuko iteka ryose Imana igiye kubohora abantu, iteka ryose Imana igiye kuzana ibisubizo, iteka ryose Imana igiye guhembura itorero, iteka ryose Imana igiye guhembura umuntu, iteka ryose Imana igiye guhembura umuryango, irabanza igasenyera ibigirwamana bubakiye. Ariko ikibazo abantu benshi bagira, bashaka gukurikira Imana ariko n'ibigirwamana byabo bakibifite. Inshuro nyinshi twagiye dusengera abantu bafite abadayimoni, tugasenga ariko amaherezo umudayimoni akavuga ati, rega jyewe banyubakiye igicaniro. Ntabwo Imana izigera igukorera ibitangaza ukibangikanya n'impigi. Ntabwo Imana izigera igukorera ibitangaza Imana ukibangikanya n'abapfumu. Twigeze kujya gusengera umwana w'umuntu wari urimo abadayimoni kera tukiri abasore. Noneho umuhanuzi aratubwira ati, uru rugo muva hano bakazana abapfumu babaze n'intama. Noneho ndababaza, barambwira ati, ariko rega Imana irafashwa. Imana yacu ntifashwa. Iyo watangiye kwibangikanya n'abapfumu, iyo watangiye kwibangikanya n'impigi, iyo watangiye kwibangikanya na nyabingi, ntabwo Imana izakora ibitangaza. Reka Imana ibe Imana, ibindi byose usenye ibicaniro byabyo, Imana ibone kugukoresha. Ariko Gideyoni yaratinyutse arabikora, kandi ikintu cyavuyemo na se Yowasi wari warubakiye Bayali. Yowasi ngo abaturage baramubwiye ngo sohora uwo muhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali agatema Ashera yari hafi yacyo. Arabasubiza ngo, asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare. Niba ari Imana niyiburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Uyu yari umutambyi wa Bayali. Aravuga tumva, iyi Mana basenye igicaniro cyayo ntigira ikikora. Nta Mana irimo. Yirwanirire yice uyu muhungu, cyangwa nimuyihorere yirwanirire. Hanyuma abaturage bose baraceceka, ko niba umutambyi yahinduye gahunda, n'abaturage bose ubwo iyo Mana bayivaho. Abantu bazatangira kubaha Imana. Umunsi tuzasenya ibigirwamana,
umunsi tuzasenya ibicaniro bindi twubatse, Imana akaba ari Imana, ubutware bwayo bugashyirwa hejuru. Ariko ubwoba bwa Gideyoni Imana yari itaraburangiza. Noneho Imana iramubwira ngo noneho Gideyoni ngo aragenda avuza ihembe, ahamagara Abayisiraheli baratabara. Ariko yabanje gusaba ibimenyetso, ibyo yasabye byose Imana irabimuha. Asaba ikimenyetso, aravuga ati rero Mana, ibi bintu urimo kuntegeka ngiye kubanza ashyireho ikimenyetso. Njya numva abantu benshi bavuga ngo Gideyoni yasabye ikimenyetso. Ntabwo biriya bintu Gideyoni yakoze byagaragaza kwizera. Byagaragaza kwizera guke. Kuki yasabaga ikimenyetso kandi ari Imana yamuhaye ikimenyetso? Imana yamubwiye ngo genda nzabana nawe. Atariko rero Mana, nubwo ngiye kugenda igicaniro cya Bayali nagishenye nijoro, mbonye ngira ibi ngibi, ariko reka mbanze nkubaze, ngiye kubanza ashyireho ikimenyetso. Ngiye gufata ubwoya bw'intama ndabushyira mu gisambu, nijoro nihatonda ikime ubwoya busigare bwumye. Imana irabikora. Arongera amaze gukamuramo amazi aravuga ati noneho Mana, reka nongere ubwa kabiri, ngiye noneho kubushyira mu kime, ahandi hose hume, aba ari cyo gitonda ikime. Imana irabikora. Gideyoni ubwoba ntibwashira. Imana iravuga iti ibyo ari byo byose, uyu mugabo ndabona gifite ubwoba, hinga nze nkwereke uko bigenda. Iramubwira ngo noneho hamagara ingabo zose, vuza ikondera, vuza ihembe, ngo umwuka w'Uwiteka muzaho, ngo avuza ihembe, ngo Abayisiraheli barahurura. Abona ingabo ibihumbi 32. Imana irazireba iravuga ngo Gideyoni najyana abo bantu 32,000 azibwira yuko icyamukijije amaboko y'Abamidiyani ari ubwinshi bw'ingabo ze. Aramubwira ati abangaba bamwe ntabwo bazi ibyo barimo, babwire ngo wumva afite ubwoba niyitahire. Kandi koko hari abantu benshi bajya badukurikira bakajya mu bintu by'Imana, ati nabonye Grand Frère abigiyemo nanjye njyamo, ati mama yarasengaga nanjye naramukurikiye, abandi bagiye bakurikiye inshuti zabo, ariko nta commitment, nta bwitange, nta mbaraga. Aravuga ati babwira abanyabwoba bose bitahire. Ntabwo Imana ikirisha umubare munini. Imana ifite ubushobozi bwo gukirisha abantu bakeya. Ntuzakangwe nuko abantu bagabanutse, ntuzakangwe nuko abantu ari bakeya. Nko muri no minsi ya coronavirus abantu barakubwira ngo abantu ntibakiza mu rusengero, ngo ndetse n'ibinarangira benshi ntibazagaruka. Njye mbwira abantu n'ibyo ntibizagukanye. Imana ifite ubushobozi bwo kubagarura, kandi abatazagaruka Imana izakoresha abasigaye, abo tuzongera tubabwiriza ubutumwa bakizwe bongere bagaruke. Kuko ubwuza aba yaraguye tuzamubyutsa, kuko Imana ntikenera abantu benshi kugira ngo ikore umurimo wayo. Ngo muri ba bantu 32,000 yari afite, ngo 22,000 bizinga bagaje baritahira. Gideyoni ubwoba burongeye burazamutse. Imana irabareba ati naba ngabo usigaranye 10,000 baracyari benshi, banjyanire ku mugezi nongere mbakurobanurire. Ngo baragenda bajya ku mugezi, bamwe bakubita amavi mu mazi banywesha umunwa, abandi banywa bahagaze banywesha amashyi. Abantu benshi ntabwo bajya basobanukirwa impamvu Imana yatoranije bariya banywesheje amashyi. Ngo banywesheje amashyi, iyo witegereje neza pozisiyo bariya abantu bafashe banywa amazi, uhita wumva icyo bivuga mu murimo w'Imana. Hari abantu bagenda ukakubwira ngo aba bantu ni indangare, ntibazi ibyo barimo. Wabonye umuntu ujya ku rugamba agashinga amavi mu mazi, azi ko aduye ari ku musozi hejuru, aho urudutse akamanuka, ntabwo azashobora guhaguruka kuko yashinze umutwe mu mazi. Icyo azakora ni ukwidumburamo agacubira. Imana iravuga ngo bariya banyoye bahagaze, bari alert, bareba aho aduye ashobora guturuka, bakanywesha amashyi, bari butoranya, ngo hasigara abantu 300. Gideyoni none ibyo biba birarangiye. Nari ifite abantu 32,000, none Imana urabirukanye aba bantu 300. Kandi wumve, iyo bakubwira neza uko byari bimeze, barakubwira ngo aba Bamidiyani ngo bari bazimagije umubande, ngo ku buryo banganaga n'umusenyi wo ku nyanja. Imana ibusigiye abantu 300 bonyine. Haleluya. Kuko Imana yacu hari icyo irimo kumwigisha. Kandi muri iyi nkuru ya Gideyoni hari icyo Imana irimo kutwigisha mwene data. Ntabwo Imana izagukirisha ubwinshi bw'ubutunzi bwawe, ntabwo Imana izagukirisha ubuhanga bwawe, ntabwo Imana ni nacyo kibazo abantu benshi bafite ku gakiza. Iyo agakiza kaba kagurwa amafaranga menshi, ku buryo gatandukanye abakire n'abakene, bakajya bakubwira ngo ufite amafaranga menshi niwe uzabona kariya gakiza, kandi nabona kariya gakiza ijuru rizaba ari irye. Aba bantu benshi baba baraguze agakiza, bakajya batunga iby'isi bagatunga n'ijuru bafiteyo reserve. Akavuga ngo yewe mfite intebe yanjye mu ijuru nayiguze amafaranga, ni garanti. Ariko ko Imana yagize agakiza kakaba k'ubuntu, abantu benshi baragakerensa. Kuko abantu bakunda ibyo baruhiye, bakunda ibyo bavunikiye,
bakunda ibibahesha imbaraga. Abantu benshi bakunda gusengera mu nsengero nini cyane kubera ko bagiramo bakacamo ntibagire icyo basabwa. Iyo abantu batangiye gukora imirimo, abantu benshi bakunda kwihisha inyuma y'abandi, hanyuma bakazaza byuzuye byararangiye. Hanyuma nawe akajyamo akavuga ati kandi buriya nanjye twarakoze sha, twarakoze, buriya twaravunitse. Mujya mwibuka mu gihe cya Nehemiya, mu gihe cya Nehemiya baratubwira ngo imfura z'Itekowa ngo ntabwo zitabiraga umurimo, ariko bagiye gutaha inkike bazirangije ngo abantu b'imfura bafata imyanya ya mbere mu gisharagati, aho bubatse amahema, imfura ziza zambaye neza, bati imirimo ibi nibyo twagezeho. Ni ikintu gikomeye cyane kuko na Gideyoni Imana iramubwira ngo urasigarana abantu 300, aterwa kwa Midiyani ari benshi, ati se nari nakurangiza, ati ahubwo kugira ngo nkwereke uko bigenda, manuka ujye mu nkambi y'Abamidiyani. Manuka ujye mu nkambi y'Abamidiyani. Umva reinforcement asigaranye n'abantu 300 gusa asize ku musozi. Imana iramubwira ngo ngiye kukwereka yuko uru rugamba atari urwawe, uru rugamba ari urwanjye. Genda umanuke ujye mu nkambi y'Abamidiyani. Aha rero niho ugiye kubona uko Imana ikora. Reba mu Bacamanza aho ngaho mu gice cya 7 umurongo w'9 ngo ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati haguruka umanuke ujye mu rugero rwabo kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, urabona Imana cyabaye ndakubona rwose uracyafite ubwoba, nubwo nakubwiye ko ndi kumwe na uracyafite ubwoba, wansabye ibimenyetso ndabiguha ariko uracyafite ubwoba. Niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga uhere ko ugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni yagezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye, narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Umva izi nzozi ubundi ari gihe uje ukazindotorera ukamubwira uti pastor naraye ndose ndota irindazi riza risanga ihema mu mbuga y'urusengero, ryikubita kuri iryo hema, ihema riribirindura rireba hejuru. Nakubwira n'ibyo ari byose ushobora kuba waryamye utariye ukaba wari ushonje, kuko umuntu ararota akarota irindazi riza rigakubita ihema mu gisobanuro cyaryo. Ariko ikintu gitangaje, uwo mugenzi we ngo aramusubiza ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisirayeli, Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zose. Irobe ryikubise ku ihema rihindutse riti inkota ya Gideyoni. Noneho ngo Gideyoni abyumvise aravuga ati kabisa izi nzozi zivuye ku Uwiteka. Irobe ryakubise ihema rikibirindura. Umva umuntu ateye irindazi rigahirika inzu, haba harimo ikintu gikomeye cyane. Ariko ni ikigereranyo gikomeye cyane. Niko Gideyoni yibonaga nk'irindazi kandi agiye kurwana n'amahema y'Abamidiyani. Imana iramubwira ngo nubwo wibona woroshye nk'irindazi, nk'irobe rya sayiri, urabizi ubundi irobe bari guteye nta nubwo ryaguteza ibibazo, ahubwo wategereza ko ryikubita hasi ukarisama, ahasigaye ugashira inzara. Irobe ry'umutsima, uwagutera irobe ry'umutsima rikakubabaza kereka wenda uritewe na Goliyati, ariko ubundi irobe ry'umutsima ntacyo ryagutwara. Irobe rya sayiri rikubita ihema. Ni igishushanyo gikomeye cyane. Gideyoni ni umunyentege nke, Gideyoni ni umunyembaraga nke, Gideyoni ni umunyabwoba. Ariko Imana iramubwira ngo umva Gideyoni, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Nubwo wibona nk'irobe rya sayiri imbere y'ihema ry'Abamidiyani, ariko ndaguha imbaraga. Noneho ngo Gideyoni yumvise uburyo basobanuye izo nzozi, aravuga ati yes. Ngo noneho abwira umugaragu we ngo nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana. Ingando z'Abisirayeli arababwira ati nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Noneho bimuteye imbaraga, noneho yumvise bishoboka, noneho yumvise biri bukoreke. Ngo avuze ikondera, ngo arababwira ngo bari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa bashyiramo urumuri. Umva intwaro bagiye kurwanisha. Intwaro zigiye kurwana n'abantu bafashe ikibindi kirimo ubusa, bashyizemo buji, barangije baragiye batwaye n'ikondera. Nta inkota z'ubwo bazirekeye ku rwubati
bafashe ikondera mu kuboko kw'iburyo, batwaye imuri mu kuboko kw'ibumoso. Arababwira ati nimumara kugera mu nkambi, nimubona nkubise hasi ikibindi, mukabona buji yanjye nyijunguje, namwe mumene ibibindi muzunguze buji. Hanyuma byarangiye urugamba rwatsinzwe na buji n'amakondera, batarwanye n'Abamidiyani, kuko rwari urugamba rw'Uwiteka, rwari urugamba Imana igiye kurwana. Umva bene data mbabwire, uko Imana yafashije Gideyoni ikamuvana mu bwoba. Niba ugira ubwoba bwo kubwiriza, menya yuko atari mu mbaraga zawe. Niba ugira ubwoba bwo kuvuga imbere y'abantu, menya ko atari mu mbaraga zawe. Niba ugira ubwoba bwo gusenga, menya ko atari amagambo yawe Imana yumva umutima uyihamagara. Senga Imana kandi wizere ko ibiguteye ubwoba Imana ishobora kubikemura, kuko urugamba ni urw'Uwiteka. Urugamba rw'Abamidiyani ntabwo rwarwanywe na Gideyoni. Icyo Gideyoni yakoze gusa ni ukumvira Imana, intambwe ku ntambwe, ibyo imubwiye akabikora, intambwe ku ntambwe, ibyo imubwiye akabikora, intambwe ku ntambwe, ibyo imubwiye akabikora. Hanyuma havamo gutsinda gukomeye cyane hejuru ya buji n'amakondera. Umva mwene data, sinzi ikiguteye ubwoba uyu munsi, sinzi ikiguhangayitse, sinzi ikigukuye umutima, ariko wumva aya magambo. Uko Imana yakoranye na Gideyoni niko izakorana nawe. Ikirimo kukugora, ikirimo kuguteza ibihombo, ikirimo kukubuza kujya imbere, uyu munsi niwo munsi wo kugenda nka Gideyoni, ukavuga ngo ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose nzabinesha. Ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose bizashoboka. Ubwo Imana iri kumwe nanjye ibi byose izabitunganya. Wibuke Gideyoni mu rugamba n'Abamidiyani, wibuke irobe rya Sayiri rikubitiyemo ariko ibirindura. Wibuke ngo imbaraga Imana irimo irakubwira ngo ugende uko izo mbaraga zawe zingana, ubwirize ubutumwa, genda uko izo mbaraga zawe zingana, usengera abantu, genda uko izo mbaraga zawe zingana, wizere Imana, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Imana izagukemurira ibibazo, kuko urugamba ni urw'Uwiteka. Dusenga Imana. Sinzi Abamidiyani bakuri imbere, sinzi ibikunanije muri iyi minsi, sinzi ibyo urimo gusengera, sinzi ibigukuye umutima, sinzi ibikwihebesheje, ariko kimwe cyo ugomba kumenya, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe muri majorite, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe byose bizanesheka, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe byose izabigutunganiriza. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, uri Imana izi gufata abantu b'abanyabwoba ukabakuramo intwari. Uri Imana ihamagara Gideyoni aho atashoboraga gutekereza yuko unamubona, kuko yarihishe ngo Abamidiyani batamubona, ariko we wari ubizi, wari uzi ibibazo arimo kwibaza, wari uzi amasengesho arimo gusenga, arimo kubaza ngo Mana za mbaraga zagiye hehe. Natwe uyu munsi Mana niko turimo kubaza ngo za mbaraga ba Petero bakoranaga nazo, za mbaraga ba Paulo bakoreshaga, za mbaraga zazuraga bapfuye, za mbaraga zakizaga abarwayi, za mbaraga zirukanaga abadayimoni, za mbaraga zabwirije ubutumwa 3000 bigakizwa, za mbaraga zabwirije ubutumwa ibindi 2000 bigakizwa, za mbaraga zafunguraga amagereza, za mbaraga zabatinyuraga bagakora, za mbaraga zagiye hehe. Mana natwe uyu munsi wumve gusenga kwacu, kandi uyu munsi abahagaze mu ahantu hihishe, uyu munsi abagenda bihisha nk'amajeri, uyu munsi abatinya guhaguruka nka Gideyoni, uyu munsi bahagurutse Mana. Uhagurutse benshi bajye kuvuga ubutumwa, uhagurutse benshi babwiriza inshuti zabo, uhagurutse benshi babwiriza ababyeyi babo, uhagurutse ababyeyi babwiriza abana babo, uhagurutse abana babwiriza ababyeyi. Uduhagurutse mu mbaraga nshya, ibitangaza bikoreke. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenga nk'uko wabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Reka muri iyi minsi dutinyuke, dusengere Mwami Imana ingumba zibyare. Reka muri iyi minsi dutinyuke, dusengere abarwayi bakire. Reka uyu munsi dutinyuke, dusenge Mana ibintu bihinduke. Reka uyu munsi dutinyuke, duhaguruke tujye gukora ibyo tutatinyukaga gukora. Reka uyu munsi dutinyuke, kuko tuzi yuko uzajyana natwe. Rambura ikiganza cyawe Mana, ukora ibitangaza hagati muri twebwe. Kandi ubwo turimo gusenga muri iyi minsi turongera kukubwira Mana ngo abantu benshi bafite ibibahangayitse, abantu benshi bafite ibibananije, abantu benshi bafite ibibagoye. Rambura ukuboko kwawe ukora ibitangaza n'ibimenyetso, rambura ukuboko kwawe ukora iby'imbaraga. Ubwoko bwawe bubona umugisha, ubwoko bwawe bubona imbaraga zawe. Ukiza abarwayi, abaguye, ukiza abanyabyaha, uhindura ubuzima bwabo. Mana turasenga ngo ingo zicaye zirimo kugusenga zimeze nabi, zirimo gusenyuka, rambura ikiganza cyawe ukureho ibyabatandukanyaga byose, wongere wahuze. Kandi ukuboko kwawe gukomeye Mwami Imana kumanukire gukora ibitangaza. Urebe ingo zirimo kugusenga kubera ko bategereje kubyara. Mana urambura ikiganza cyawe ubaha abana, kuko uri Imana kandi urubyaro ni umurage uva mu biganza byawe. Turasengera abashomeri bose, turasengera abafite akazi katagenda neza, turasengera abafite ingorane z'uburyo butandukanye. Urambura ikiganza cyawe Mana, bongere bamenye kuri Imana kandi uri Imana ikora ibitangaza. Buri muntu wese umusange aho ari, umukorere ibikomeye
umuhe umugisha, umugirire neza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uko Gideyoni yageze muri iriya ngando, muri ruriya rugerero rwa Midiyani, akumva ziriya nzozi ngo agashima izina ryawe, reka natwe hazaba umunsi tuzashima izina ryawe, tumaze kunesha ibyatubangamiraga byose, tumaze kunesha ibyaduteraga ubwoba, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bwishime. Ko ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen.